amakosa abantu bakora batabizi akababuza gutera imbere. Ese mu by'ukuri ujya wibaza impamvu ukora cyane ariko ubuzima bwawe ntibuhinduke uko ubyifuza? Tugiye kureba rero ibyo ukora buri munsi utabizi bikabangamira impinduka zawe cyangwa se bikabangamira inzozi zawe wifuza kugeraho. Ese ufite inzozi, ufite ibitekerezo byinshi, ariko imyaka igashira ukaba ukiri aho wari uri? Basuhuza abakunzi ba Gubwa Neza TV, nizere neza koko aho muri hose muri amahoro. Nyuma y'iminsi rero tutaganira, uyu munsi tuje mu kiganiro cyacu twibukiranye neza kuko nyine Gubwa Neza ni urubuga rutanga ubumenyi, ubuhamya n'ubushishozi bifasha abantu kurwanya ubukene, gukunda umurimo no kugera ku mibereho myiza. Rero mu by'ukuri nk'uko tubibagejejeho ko Gubwa Neza ifite cyangwa se ari urubuga rwo gutanga ubumenyi ndetse no kurushaho kunoza umurimo turwanya ubukene. Reka mbahereze ikaze kuri urubuga rwacu. Uyu munsi tugiye rero kuganira ndetse no gusesengura ikibazo gikomeye kandi gikora ku mibereho ya benshi. Niba ushaka rero kumenya impamvu ibintu bimeze uko bimeze n'icyo twakora ngo bihinduke, komeza ukurikire ikiganiro kugeza dushoje. Mu by'ukuri ndizera neza kuko kirakugirira umumaro ndetse kikagufasha no gusobanukirwa byinshi utari usobanukiwe. Bana natwe rero muri iki kiganiro tugiye kureba impamvu zikomeye zituma ibintu bimeze uko biri, kubera kuko ikiganiro tugiye kurebera hamwe kuri uno munsi ni ikiganiro mu by'ukuri kiribanda ku makosa abuza abantu gutera imbere, amakosa abantu bakora batabizi akababuza gutera imbere. Ese mu by'ukuri ujya wibaza impamvu ukora cyane ariko ubuzima bwawe ntibuhinduke uko ubyifuza? Tugiye kureba rero ibyo ukora buri munsi utabizi bikabangamira impinduka zawe cyangwa se bikabangamira inzozi zawe wifuza kugeraho. Ese ufite inzozi, ufite ibitekerezo byinshi, ariko imyaka igashira ukaba ukiri aho wari uri? Ese hari igihe ikibazo rimwe na rimwe kiba atari ubushobozi cyangwa se atari n'amahirwe, ahubwo ikibazo ari amakosa dukora ya buri munsi tutabizi? Buriya impinduka nyinshi tunanirwa kuzigeraho kubera amakosa menshi akorwa inshuro nyinshi tutabizi. Muri iki kiganiro rero tugiye mu by'ukuri kurebera hamwe impamvu ibyo byose bibaho. Hari igihe ikibazo kuko umuntu aba atagisobanukirwe. Reka rero turebere hano muri kiganiro amakosa ane ya mbere ashobora kuba akubuza cyangwa se atubuza twese gutera imbere. Amakosa ane ya mbere, turebe amakosa abanziriza ayandi. Tufite muri uru rwunge rw'ibiganiro nzabagezaho amakosa hafi 10 abangamira abantu gutera imbere cyangwa se kwesa imihigo yabo. Ariko reka muri kiganiro turebere hamwe amakosa ane ya mbere abuza umuntu gutera imbere cyangwa se kugera ku nzozi ziwe. Rero mu by'ukuri kutagira intego nibyo turabanza tubirebere hamwe. Kutagira intego nk'ikosa rya mbere abantu rimwe na rimwe rijya rituzitira cyangwa se tuba tudasobanukiwe. Rimwe na rimwe kumva ko twifuza gukira, ariko uburyo twifuzamo gukira no kubaho neza ugasanga ntabwo tubisobanukiwe. Niba rero hari icyo wifuza kugeraho ariko ukaba umaze igihe utangiye ntacyo uhindura, iki kiganiro ni icyawe mu by'ukuri. Niba umaze igihe kinini utekereza kugira ubuzima bwiza nk'abandi ariko ukaba ubona nta gihinduka, iki kiganiro reka mu by'ukuri tukikugenere kandi kikugirire umumaro. Ikosa rya mbere rero abantu bakora batabizi burya ni ukutagira intego isobanutse.
burya iyo umuntu adafite intego isobanutse biragorana kugira ngo azagere cyangwa se azasoze imihigo cyangwa se ibyifuzo bye bizagere ku ntego. Intego isobanutse rimwe na rimwe iyo utayifite biragorana, ntushobora mu by'ukuri kugera ahantu utahazi. Buriya ntabwo ushobora gufata urugendo ukavuga ati ndagiye ariko utazi aho ujya, ibyo bintu biragorana. Abantu benshi rero bavuga ngo ndashaka gutera imbere, ariko ntibavuga uko bashaka gutera imbere n'uko bashaka kubigeraho. Abantu benshi baravuga bati dushaka gukira, dushaka gutera imbere, ariko mu by'ukuri ntibavuga uko bashaka kubigeraho. Ko gutera imbere kuri wowe ni ukubanza kumenya icyo bivuze. Iki kiganiro nk'uko nabibasobanuriye gifite insanganyamatsiko yo gutanga ubumenyi, yo gutanga ubuhamya n'ubushobozi bifasha abantu kurwanya ubukene, gukunda umurimo no kugera ku mibereho myiza. Iyi niyo ntego y'uru rubuga rwacu rwa Agubwa Neza TV. Rero reka tubanze twibaze ngo ubundi mu by'ukuri ko abantu twese tuvuga gutera imbere, ariko se gutera imbere bivuze iki? Ese ni ukubona akazi? Ese ni ugutangira bizinesi? Ese ni ukongera amafaranga dufite? Ese ni ukwiga umwuga? Ese ni ukubaka inzu? Ese ni ugutera imbere mu muryango? Iyo intego rero idasobanutse ushobora kumara igihe kinini ukora ariko ibikorwa byawe ntibigire icyerekezo. Tekereza umuntu uri mu modoka atazi aho ajya. Ashobora gutwara amasaha menshi ariko kuba agenda ntibivuze ko mu by'ukuri ari hafi y'aho agomba kugera. Buriya iyo umuntu ari mu modoka akinjira mu modoka akagenda agafata umuhanda ariko mu by'ukuri atari kumenya iyo yerekeza, yagenda ndetse esanse mu nzira ikaba yarinda inamushirana ariko ataragera iyo ashaka kujya, cyane cyane ko batazi yajya. Ubuzima rero nabwo nuko bumeze. Ni ngombwa ngo ubutangirane intego, ubutangirane n'icyo ushaka gukora. Ni iki rero wakora mu gihe ibintu bimeze bityo, mu gihe wifuza kugera ku kintu runaka ariko ukaba utaragira intego isobanutse? Icyo wakora rero ni ukwandika intego zawe. Si ukubitekereza gusa, ahubwo ni no kuyandika kugira ngo ujye ugenzura urebe neza niba iri kugerwaho. Ushobora kuvuga neza icyo ushaka igihe ushaka kuba wabigezeho n'intambwe uzatera. Ntuvuge ngo ndashaka kuba umukire, ahubwo vuga ati mu myaka 3 ndashaka kuba mfite umushinga winjiza amafaranga angana gutyo. Ingorane abantu tujya tugira ni ukuvuga ngo ndashaka kuba umukire, ahubwo utarategura intambwe ubwo bukire bugomba kunyuriramo n'uburyo bigomba gukorwa n'igihe bigomba kugererwaho. Ijambo rero abantu benshi bihutira kuvuga ni ukuvuga ngo ndashaka kuba umukire, ariko ntabwo ari ryo ry'ibanze. Ahubwo ijambo ry'ibanze ni ukuvuga ngo mu myaka cyangwa se mu gihe runaka nzaba maze kugera kubaka umushinga ungana gutya, ndashaka kuba mfite amatungo angana gutya, ndashaka kuba mfite ubuhinzi bumeze gutya, ndashaka kuba mfite imirimo imeze gutya. Mbega ukaba ufite umugambi w'ibyo wifuza kugeraho, kuko ibyo wifuza kugeraho nibyo bizakugeza kuri bwa bukire wifuza. Iyo rero intego isobanutse mu by'ukuri bituma umenya icyo ugomba gukora. Indi mpamvu ya kabiri ituma abantu batagera ku nzozi zabo cyangwa se ku mihigo yabo ni ugutinya gutangira. Abantu benshi mu by'ukuri batinya gutangira, bagira intege nke zo gutangira. Hari abantu benshi bafite ibitekerezo byiza ariko bakabura ubutwari bwo gutangira. Bakavuga bati nzaba ntangira mfite amafaranga menshi. Hari abantu benshi bafite ibitekerezo byiza, bafite n'intego nziza ariko bagatinya gutangira. Ko kuba ufite intego isobanutse n'icyo ushaka kugeraho gisobanutse ntabwo bihagije gusa, birasaba ngo utere intambwe unatangire kugishyira mu bikorwa icyo wifuza kugeraho. Iyo hajemo rero ikibazo cy'ubwoba,
ubwoba burakuzitira, ubwoba bukakudindiza, ubwoba bukaguca intege, ahasigaye igihe cyose ukajya ubara iminsi ngo nzaba ntangira. Amafaranga menshi, wakubaza ngo amafaranga menshi ni angahe, ntabwo wamenya ari angahe, kuko burya amafaranga menshi nayo uba ufite mu mufuka uba ukwiye gutangirira. Cyangwa se ati nzabanza nige byose. Hari umuntu uvuga ati oya, ntabwo natangira uyu mushinga, hari ibyo ntaramenya. Ni byinshi umuntu amenya iyo yamaze gutangira umushinga. Cyangwa se akavuga ati nzagerageza igihe kizaza. Oya, igihe ni iki? Muri iki kiganiro cyo kuvuga ngo twungurane ibitekerezo kandi twiteze imbere, turwanye ubukene, tuganira ku bintu bitandukanye tuvuga tuti igihe ni iki? Kuko igihe cyiza ushobora kuba utegereje gishobora kutazigera kigera. Igihe wumva ko utegereza ko uzaba wabonyemo amafaranga menshi, ushobora kutazarinda ugira amafaranga menshi. Niba udatangiye umushinga wawe ngo utangire kuri bikeya ufite, bizakugora kugira ngo ugere ku byo wifuza. Niba rero utegereje kugira ibintu byose mbere yo gutangira, ushobora mu by'ukuri kumara imyaka myinshi utegereje ariko ntacyo urageraho. Mu by'ukuri tangira uko ushoboye, utangirane n'ibyo ufite. Buriya uru rubuga twabashyiriyeho ni urwo kugira ngo tubakangurire, cyangwa se twese dufatanye gukangukira gutangirira ku byo dufite ndetse no gutangirira ku byo dushoboye. Reka mbahereze nk'urugero. Ushobora kuba ufite telefone, ushobora gutangira kwiga gukora content yawe. Utangire kuri telefone gusa, nta na kamera ufite. Ndeka mvuge ngo ushaka kubaka urubuga rukomeye rwa YouTube, cyangwa se rwa Instagram, cyangwa se rwa Facebook, cyangwa se rwa TikTok. Ushobora gutangira kuri telefone, ugatangira gukora content, gutangira ku bintu bito cyane gusa. Si ngombwa gutangira kuri za kamera za rutura. Ushobora kuba ufite amafaranga make, ushobora gutangira wiga uko isoko rikora, ko watangira gukoresha amafaranga yawe makeya. Watangirana n'iki? Ushobora kuba ufite umwanya muto, tangira ukoresha iminota mike. Niba umwanya muto uwufite, tangira ukoresha iminota mike. Intambwe nto iruta gahunda nini itazigera itangira. Buriya intambwe nto, gutera intambwe nto iruta kugira gahunda ndende ariko itazigera itangira. Buriya iyo wateye intambwe uruta umuntu uvuga ngo nziruka ariko utazigera wiruka. Indi mpamvu ya gatatu hano dufite mu kiganiro cyacu hano tuburebera hamwe, ni uguhora usubika ibyo ugomba gukora. Iyo uhora usubika ibyo ugomba gukora, uzi icyo ugomba gukora ariko ugakomeza kuvuga ngo nzabikora ejo hakaba undi munsi, maze igihe kigashira. Iyo umuntu ashaka gutera imbere ntagasubika, akora ibyo yumva mu mutwe wiwe bigomba kumuteza imbere. Iyo usubitse ibyo wagombaga gukora, menya ngo igihe ntabwo kigaruka. Igihe iyo kigiye ntabwo kigaruka. Ni ngombwa ngo gahunda zawe uzikorere ku gihe. Iyo uhora usubika ibikorwa byawe bya buri munsi, igihe kiragushirana. Gusubika ibintu bishobora kukwambura imyaka utabizi. Iyo usubika gahunda zawe n'intego zawe za buri munsi, zishobora kukwambura imyaka utabizi. Iyo ufite rero ikintu kinini ugomba gukora, kigabanyemo uduce duto. Wipfa kugenda ukora ibintu binini gusa uko ubibona. Ahubwo iyo ufite ikintu kinini ushaka kuzageraho, ni ngombwa ngo ukigabanyemo intambwe zitandukanye kugira ngo utwo duto duto tuzunganirane, ahasigaye bibyare ikintu kinini. Ntuvuge ngo uyu munsi ndasoma igitabo cyose. Oya, ahubwo vuga uti reka tuvuge nk'urugero hano, ushatse gusoma igitabo kinini ntabwo washaka kugisoma umunsi umwe, ntiwanacyumva ntiwanakirangiza. Ahubwo vuga uti ndaza gusoma impapuro 5. Iyo utangiye rero gukomeza biroroha. Iyo wamaze gutangira intego yawe, iyo wamaze gutera intambwe yo gutangira, ubwo ibintu bitangira koroha, kandi ntutegereze motivasiyo. Burya rimwe na rimwe ubanza gukora, motivasiyo ikaza nyuma.
Gutinya rero ni impamvu rero ikomeye ituma abantu mu by'ukuri batabasha kugera ku ntego yabo, cyangwa se indi mpamvu ituzitira gutera imbere ndetse no kugera ku byo twifuza kugeraho, ni ugutinya kunanirwa. Umuntu agatinya, akumva ko bazamuseka, akumva ko natangira, cyangwa se akumva kuko adashaka kunaniza umubiri we, cyangwa ashaka kunaniza umutwe we, cyangwa adashaka kunaniza ibitekerezo bye, akumva ko ashaka mbega kwibera ntibindeba. Hari abantu rero badakora ibyo bashaka kubera gutinya ko batabigeraho. Umuntu ugasanga mbega afite ubwo avuga ngo ibi ngibi ntabwo ari ibyanjye. Hoya, ibintu byose Imana yarabiduhaye, yarabituremeye. Icyangombwa ni ukubikorera ya gahunda ifatika, no kumenya umwanya dufite uko ungana. Rero abantu bakora amakosa akomeye yo kuvuga ngo ibi ngibi nintabigeraho bizagenda bate. Ugasanga batinya ko abantu babaseka, batinya gutakaza amafaranga, batinya ko bizinesi itazakora. Ariko kunanirwa si iherezo. Ko kunanirwa bishobora kuba umwarimu w'ubuzima bwawe. Burya mu bihombo abantu bacamo, ahenshi niho bakura inyigisho, niho bigira kumenya ibyo bagomba gukosora. Iyo ikintu kitagenze neza, uribaza uti ni igiki ngiye gukora kuri ubu. Umenya aho ikosa ryabereye, ukamenya naho rigomba gukosorera. Ikibi ni ukubona ikintu kitagenze neza ngo kireke. Ikintu iyo kitagenze neza, ugerageza kugenzura aho ikosa ryabaye, ahasigaye ukagikomeza urikosora. Umuntu utsinzwe rimwe ariko agakomeza kwiga, ashobora kuzagera kure kurusha uwatinye kugerageza. Buriya umuntu ugiye mu ishuri akiga isomo rimwe rikamutsinda, ariko agakomeza agashyiraho umwete n'umuhate, ashobora agera kure kurusha uwatinye gukomeza kwiga. Rero mu by'ukuri muri iki kiganiro turi kwerekeza ku musozo, twabonyemo amakosa ane adindiza abantu kugira ngo bese imihigo yabo cyangwa se bagere ku nzozi zabo. Twabonye ko ikosa rya mbere abantu mu by'ukuri ribazitira ni ukutagira intego isobanutse. Abantu bagira ibintu byinshi bivangavanze mu mutwe, ariko ugasanga nta ntego isobanutse bafite. Rero reka nkubwire ngo uyu munsi gerageza ugire intego isobanutse. Indi mpamvu ya kabiri usanga ari ugutinya gutangira. Usanga abantu bafite ubwoba bwo gutangira ibintu bafite muri gahunda zabo, bari kuvuga, ugasanga mbega bari kuvuga ngo bizagenda bite, bazatangira he, bizabatera ibihombo. Ariko burya iyo ushize ubwoba ugatangira, ahasigaye burya ruto ruto nirwo rugendo. Indi mpamvu ya gatatu rero tubonye, nabwo ko dufite impamvu nyinshi mu biganiro tugiye gukurikirana, muzajya mubibona, ni uguhora usubika ibyo ugomba gukora. Iyo uhora usubika ibyo ugomba gukora, biba mbega usa nka wa wundi ushaka kwicisha urumu azaheka. Kandi bajya baca umugani ngo uzaheka ndi umwicisha urumu. Uratangira, ahasigaye mu by'ukuri burya ngo uhingwa mukwe ntasigana. Uratangira ruto ruto rukaba ari rwo rugendo. Naho uhora usubika ugahora wihereza impamvu zidafatika, burya mu by'ukuri ibintu byose uba uri kubyica. Ikindi rero, iyo umuntu agiye kugera ku ntego ze, cyangwa se iyo yifuza kugera aho ashaka, ntabwo atinya kunanirwa. Kuko hajya unaniriwe niho hahandi ugomba kubonera imbaraga, ni hahandi ugomba kumenya amakosa yabayemo ukamenya kuyakosora. Ikibi ni ukunanirwa ugahita ko urekera aho ngaho. Nta muntu n'umwe ukora ibikorwa ngo abure kubura imbogamizi cyangwa inzitizi. Ariko kwiga uburyo bwo kurwanya izo mbogamizi n'izo nzitizi nibyo bituma abenshi bagera ku nzozi zabo. Hitamo rero cyangwa se reba nawe mu by'ukuri ibyo wahindura muri aya makosa. Niba mu by'ukuri ushobora kuba ufite intego idasobanutse, idafite aho yanditse, ugerageza ufata intego kuri uno munsi. Niba ujya utinya gutangira, shirika ubwoba nawe utangire. Niba ujya utinya ko baguseka, ugahora usubika gahunda zawe zagombaga kuguteza imbere, shirika ubwoba. Abaguseka ntabwo aribo bagomba gutuma ugera ku ntego zawe. Niba rero utijya kunanirwa, ndagira ngo wumve ko aho umuntu ananiriwe, burya niho abonera imbaraga.
iterambere rero mu by'ukuri ritangirira ku cyemezo gito ufata mu mitekerereze yawe, ntabwo ritangirira ku byo gusa utekereza, ahubwo ku cyemezo wafashe. buriya iyo ushaka iterambere, ahantu rigomba gutangirira mu by'ukuri ni mu cyemezo wafashe. ese urumva mu by'ukuri ukora cyane ariko ukaba utaratera imbere? Nizere neza koko rero muri iki kiganiro izi mpamvu enye niba hari ijya ikuzitira, ugiye gushirika ubwoba kugira ngo utangire ufite intego, utangire udatinya, utangire udasubika ibikorwa byawe, utinyuke mu by'ukuri wumve ko aho ushobora kunanirwa niho hagomba kugutera imbaraga. rero menya uko ayo makosa yose ugomba kuyakosora. Nizere neza kuko iki kiganiro mu by'ukuri kigufashije, kandi niba hari ibindi by'inyongera, hari ibindi biganiro bizaza bikurikiye iki ngiki, reka nkubwire ngo uzabyumve byose. hasigaye nusanga hari aho watsikiriye cyangwa se hari aho wirengagije guhereza umwanya, uzafata umwanya, kuko twese twifuza gutera imbere, tukarwanya ubukene ndetse n'inzara, tukagera ku iterambere twifuza. Gubwa Neza TV rero icyo ibifuriza murakizi, twese tugihuriraho. nuko twizera neza kuko ikiganiro cyose gifasha abacyumva gusobanukirwa ibibazo, ndetse bakabona n'ibisubizo byabafasha kugera ku iterambere rirambye. rero niba wanyuzwe n'ibiganiro byacu, ntiwibagirwe gukanda kuri like, ntiwibagirwe gukanda kuri share, ntiwibagirwe kwiyandikisha cyangwa se subscribe, kugira ngo mukomeze kwakira ibiganiro byubaka, bitanga ndetse ubumenyi kandi biteza imbere imyumvire. mujye rero mukomeza kutwandikira ibitekerezo byanyu n'insanganyamatsiko mwifuza ko twaganiraho. murakoze, mugire umugisha n'amahoro biva ku Mana. tuzongera kubonana mu kindi kiganiro kuri Gubwa Neza TV. ndabakunda rero. njyewe muganira ni Revera Pasiteri Habyarimana Anaclet, wiyemeje kuba furiza kugubwa neza no kubaho mu buzima buzira ubukene, ahubwo ubuzima bwiteje imbere. ndabakunda, bye bye. ikiganiro ni gihoraho.